Muri iki gihe cy'urujijo rukomeye cyane, mu mugoroba usoza amateka y'isi, aho usenga n'udasenga, uwemera Imana n'utayemera, umukuru n'umuto, mbese mu ngeri z'abantu bose, barabona ko ibintu bitakimeze nka mbere ndetse ntabwo bisanzwe. Kandi koko uko bibonwa niko kuri koko, niko ijambo ry'Imana ryahanuye, kuko ryavuze ko mu gihe giheruka hagomba kuzabaho ibihe bigoye. No muri iki cyigisho tugiye kurebera hamwe ibyo ijambo ry'Imana ryahanuye bigiye kubaho vuba muri iki gihe gisoza amateka y'isi, bikaba ari byo kwizerwa no kwitonderwa, kuko uwabitanze yagize ati muri Habakuki igice cya 2, maze aravuga ati, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Rero ndagusuhuje wowe tugiye kubana, ngo ubuntu n'amahoro by'Umwami wacu bibane namwe. Rero mu isi yacu hari kugenda habaho ihinduka rikomeye, kandi turagenda tubona ibimenyetso by'imperuka byisukiranya umunsi ku wundi. Dukwiriye guhaguruka tukarangurura ubutumwa bwiza, ariko kuri kwagenewe iki gihe. Dukwiriye kwereka isi igihe turimo cy'amateka ya gihanuzi. Imana yashyizeho umunsi uzaranga iherezo ry'amateka y'isi yacu. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, kugira ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kize. Ubuhanuzi buri kugenda busohorera mu maso yacu umunsi ku wundi. Abafite inshingano zo mu myanya yo hejuru kandi yiringirwa, abagabo n'abagore b'inzego zose bashinzwe gutekerereza abandi, bahanze amaso yabo ku bimenyetso by'igihe turimo, baritegereza imibano y'amahanga, kwiyongera kw'imbaraga za buri cyiciro cy'amateka y'isi, kandi bakazirikana ko ibihe bikomeye kandi bidasubirwaho biri hafi yo guteza akaga kadasanzwe. Amakuba ari kugenda yiyongera, kandi ayo makuba ntazahagarara kugeza igihe cy'imperuka. Twugarijwe mu buryo budakebakeba n'igihe cy'amakuba, amakuba atarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Turi kugenda tubona imidugararo ikomeye iri kwaduka hagati y'amahanga, kandi iyo midugararo ikaba itazigera ihagarara nk'uko ijambo ry'Imana ribyerekana, kugeza igihe Yesu azagarukira. Twegereje akaga karuta kigeze kubaho mu bihe byose. Ibihano by'Imana bigiye kwiyungikanya vuba. Ibyorezo, inkongi z'imiriro, imyuzure, imitingito, biherekejwe n'intambara n'imivu y'amaraso, ibyo ntibizahagarara. Buri gihe Imana yagiye itanga umuburo w'imanza zizacibwa mu gihe kizaza. Abagiye bizera ubutumwa bwayo bwagenewe igihe cyabo, kandi bakagendera mu kwizera kwabo bumvira amategeko yayo, bagiye barokoka ibihano byageze ku basuzumwe, kandi bakagaragaza kutizera kwabo. Nowa yabwiwe iri jambo ngo, injira mu mujyi n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Nowa yarumviye maze ararokoka. Ubwo butumwa bwabwiwe Loti ngo, nimuhaguruke muve aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Loti yishyize munsi y'uburinzi bw'intumwa z'ijuru, maze ararokoka. Niko n'abigishwa ba Yesu bahawe umuburo w'irimbuka rya Yerusalemu. Abitegereje ku bimenyetso by'irimbuka ryari ritegerejwe, kandi bagahunga umurwa, bararokotse. Uko niko natwe kuri ubu twaburiwe ku birebana no kugaruka kwa Kristo no kurimbuka kugomba kwisuka ku isi. Rero abita ku muburo bazarokoka. Niyo mpamvu nshuti wowe uri gutega amatwi muri aka kanya, nkurarikira kwita ku buhanuzi bwa Bibiliya. Imana yatubwiye icyo tugomba kwitega mu bihe byacu. Binyuze mu buhanuzi twahishuriwe neza ahazaza nk'uko byagendekeye abigishwa kubw'amagambo ya Kristo. Ibyaduka bigendanye n'iherezo ry'igihe cy'imbabazi, ndetse n'umurimo wo kwitegura igihe cy'amakuba, ibyo twabigaragarijwe neza. Nyamara abantu benshi nta bumenyi bafite bw'ibirebana n'uko kuri gukomeye buruta ubwo bari kugira iyo kuba kutarigeze guhishura. Turasabwa kwita ku buhanuzi bw'iminsi y'imperuka. Marayika wundi wa gatatu akurikira avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Rero muvandimwe, ndakurarikira kutazaranya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Marayika wari umerekeje aravuga ati, umurimo we uteye ubwoba, ubutumwa bwe buratangaje mu buryo bukomeye.
Ni marayika ugomba gutandukanya ingano n'urukungu kandi agashyiraho ikimenyetso cyangwa agahambira imiba yo guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Rero inyamaswa izatera aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Nta n'umwe uzasigara, yaba mu boroheje, mu bakomeye, yaba uri umutunzi cyangwa waba uri umukene, waba uri uw'umudendezo cyangwa waba uri uw'imbata, aho hose umwanzi azabageraho. Abasore bakagombye gusobanukirwa n'ibi bintu, bakagombye kumenya ibintu bizaduka mbere y'uko iherezo ry'amateka y'isi yacu rigera, kubera ko ibyo bintu birebana n'umunezero wacu w'iteka, kandi abigisha kimwe n'abanyeshuri bakagombye kubyitaho. Twakagombye kwiga ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo. Abishyira munsi y'ubugenzuzi bw'Imana kugira ngo bayoborwe kandi batwarwe nayo, bazasobanukirwa n'uruhererekane rw'ibimenyetso bifite gahunda ihoraho yateganije ikanategeka uko bizakurikirana. Tugomba kubonera mu mateka ugusohora k'ubuhanuzi. Dukwiriye kwiga amateka kugira ngo tujye tumenya uburyo ubuhanuzi bugenda, no kwigira imirimo y'imigambi y'Imana mu bihe bikomeye by'impinduramatwara. Dukwiye no gusobanukirwa kujya mbere kw'ibyaduka mu myiteguro y'amahanga y'isubiranamo riheruka ry'intambara ikomeye. Dukeneye kwiga ijambo ry'Imana. By'umwihariko twakagombye kwita ku gitabo cya Daniyeli n'iki byahishuwe kuruta mbere hose. Umucyo Daniyeli yahawe n'Imana wagenewe mu buryo bwahuranije iyi minsi y'imperuka. Muri Daniyeli igice cya 12, Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe, azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ndakwifuriza wowe uri kunega amatwi muri aka kanya, kugira ngo umugabane wawe uzabe mu bazakangukira ubugingo buhoraho. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye muri aka kanya ushobora kubarirwa mu mubare w'abanyabwenge, kuko ukwiriye gutega amatwi ijambo ry'Imana ndetse ukwiriye kuryiga no kurimenyesha abandi. Ni umuhamagaro uva ku Mana ubwayo kugira ngo urusheho kwita ku bimenyetso by'imperuka. Nshuti zanjye bavandimwe, ntidukwiriye kugenda tutazi aho tujya, ahubwo kuko Imana yabihishuye aho tugana, turagana ahandi ni mu ijuru, naho abandi bari kugana igihenomu. Ukwiriye kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo rikwereke umusozo w'inzira yawe, aho inzira yawe igana. Abantu benshi ni abadasobanukiwe n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ndakwifuriza aho tubashije kwigana ngo urusheho kugira umwete w'ijambo ry'Imana, kugira ngo ubwo azaba agarutse kujyana abacitse ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, tuzahurire iwabo w'abera. Basezeyeho mbabwira nti mugire amahoro y'Imana.